amahoro bwoko bw'Imana God's people amuherereye hirya no hino ku isi bubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase. Uyu mwanya turi mu kiganiro kuri Irera TV1 twungurana byinshi cyane by'agaciro kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu dusabwa kuba maso kandi tugatega amatwi tugatangira na kino kiganiro ndetse tukagisozanya. Nabasuhuza muherereye hirya no hino ku isi, yego abari muri Afrika, Amerika, Asia, Europe, Australia, impande n'impande. Yego uyu munsi turimo kurebera hamwe kuri kino kiganiro cy'uruhererekane, yego kivuga ku ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Niho nyirizina turasubiza ikibazo turarebaho, nawe ukadufasha kugisubizaho ndetse dushaka igisubizo nyirizina dukurikije icyo Imana nyirizina ishaka. Ese ku isi ko ariho turi kandi tugomba kuhaboneka, turimo kuhakora icyo tugomba kuba dukora? Niho turimo kureba nyirizina intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Hari ikiganiro twajyaga dukunda kunyuza kuri murongo wa Irera TV1 buri munsi, ikiganiro cyatumenye amateka mu iyobokamana. N'ubundi icyo kiganiro ntabwo cyavuyeho, kiracyahari, ahubwo ibiganiro mutazajya mubona ku matariki runaka, bizajya ibiganiro byari kunyuraho bihwanye n'iyo tariki, biba bifite icyigisho cyangwa ibyo twigiramo, biba bifite ibyigisho cyangwa isomo tubona muri Bibiliya rihuza n'ibyo twize mu gihe cyatambutse. Niyo mpamvu mbakumbuza kugira ngo n'ubundi mujye mureba biriya biganiro byatambutse, usanga hari ibyo twigiramo kandi bitwigisha no mu mateka yagiye atambuka muri aya matariki abatabonetseho, tutavuze amateka yaranze, kuko icyigisho kirimo n'ubundi gihwana n'ibyigisho twavuze mu mateka yatambutse. Niyo mpamvu muraza gusanga ikiganiro cyatumenye amateka mu iyobokamana kitaboneka buri munsi, bitewe n'uko harimo inyigisho zirimo kugenda zihura. Mu gihe tuzifite, kuko dufite igihe cyo gukora kitari kinini cyane, mu buryo bwo kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza, ni uko tutigisha amasomo tuyasubiramo inshuro nyinshi, ahubwo buri gihe tukajya dushaka buryo ki tuzana amasomo mashyashya. Dore ko kuri uyu murongo wa Irera TV1 buri munsi twiga Bibiliya, ariko ntabwo dushaka ko duhora ku matopiki amwe buri munsi, ahubwo tuzajya tujya ku matopiki agiye atandukanye. Chapitre runaka yarangira tugafata iyindi. Rero kugenda duhora twigarukamo inshuro nyinshi ari imwe, ntabwo twagenda ku muvuduko dushaka gukoreraho ku gihe gitoya dufite cyo kuri uyu mubumbe w'isi. Nyirizina turi mu kiganiro turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Uyu munsi tugiye gusubiza kino kibazo kigira kiti: ese iyo urebye muri rusange ubona abantu bashishikajwe no kwiga ijambo ry'Imana cyangwa bashishikajwe n'ibindi bitari ijambo ry'Imana? Ni kudufasha ukadusubiza kuri iki kibazo turimo kwibazaho twese hamwe nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa tubaza abantu bose muri rusange, kugira ngo habeho kumenya icy'ingenzi dukwiye gukora no kubahiriza. Ikibazo kiragira kiti: ese iyo urebye muri rusange ubona abantu bashishikajwe no kwiga ijambo ry'Imana cyangwa ubona bashishikajwe n'ibindi bitari ukwiga ijambo ry'Imana? Ego ngicyo ikibazo tugiye kureberaho, tureba bimwe mu bisubizo byacyo, kandi nawe wanyura muri comment ukaduha inyunganizi, ukaduha igitekerezo nyirizina kugira ngo habeho gufashanya. Ndakangurira wowe uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, twiga Bibiliya buri munsi, kandi ni byiza mu gihe uri mushya kanda subscribe kugira ngo tubane kuri buri kiganiro, hatagira isomo riza kugucika, kuko ari iry'ingenzi kuri ubu buzima turimo kunyuramo. Ni iby'igiciro kugira ngo turyige tunabisobanukirwe, kuko ari iby'Imana ishaka ku buzima bwacu. Birakwiye yuko tugendera ku cy'Imana irimo kutumenyesha. Icyo ngicyo turaza kukimenyeshwa n'iki? No kwiga Bibiliya. Kandi ku murongo wa Irera TV1 twiga Bibiliya buri munsi. Kwiga Bibiliya birafasha. Niba ufite undi murongo urimo kwigiraho cyangwa no mu yandi mashuri, ariko ukareba nyirizina icyo Bibiliya ivuga hatariho kugoreka, hagamijwe ibyo abantu bararikiye ku ruhande rwabo.
iki gisubizo rero kigira kiti ese iyo urebye muri rusange ubona abantu bashishikajwe no kwiga ijambo ry'Imana cyangwa ubona bashishikajwe n'ibindi bitari ukwiga ijambo ry'Imana? Ngiki cyo tugiye gushakira igisubizo. Wadufasha ese Bibiliya ibivugaho iki kucyo Bibiliya ikumenyesha? Nagira ngo unyure no muri komenti udufashe utubwire icyo Bibiliya ibivugaho, unatubwire n'inyunganizi cyangwa nawe haba hari ikibazo ufite watubaza, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ariko kuri iki kibazo turebeye hamwe muri rusange nk'ubwoko bw'Imana, God's people, turasanga hari ubuhanuzi bubivugaho. Dufatikanyiriza hamwe turebe. Turasanga Yeremiya, ubuhanuzi bwa Yeremiya ibice 17 umurongo wa 23 niho hagira hati ariko nibarakumvira haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi kugira ngo batumvira, haba no kwemera kwigishwa. Ubuhanuzi bwa Yeremiya ngiki cyo burimo kubivugaho ngo ariko nibarakumvira haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi kugira ngo batumvira, haba no kwemera kwigishwa. Hano ijambo ririmo kwerekana yuko abantu batarimo kwemera kwigishwa, batarimo gushishikazwa no kwigishwa, ahubwo barimo kubisuzugura bakabitesha agaciro. Kwiga ijambo ry'Imana ni barimo kugaragaza yuko bitabareba, ariko mu gihe urimo gushaka gukora icyo Imana ishaka, umva ibyo yavuze, byiga ubisobanukirwa iby'Imana yavuze ubikore, ni nibwo uraba urimo kugendera mu murongo w'iby'Imana ishaka. Ndetse no mu buhanuzi bwa Yeremiya ibice 33 umurongo ubuhanuzi bwa Yeremiya ibice 32 ku murongo wa 33 naho haragira hati kandi aho kumangaho amaso banteye umugongo, nubwo nabigishaga nkazinduka kare nkabigisha ntibarakumvira kugira ngo bemere kwigishwa. Hano ijambo naryo ririmo kwerekana ribishimangira yuko abantu batarimo kwemera kwigishwa cyangwa batabikeneye, batanabishaka, mbese hariho kugonda amajosi. Ijambo ry'Imana niho rinabivuze naho ngo kandi aho kumangaho amaso banteye umugongo, yego, nubwo nabigishaga nkazinduka kare nkabigisha ntibarakumvira kugira ngo bemere kwigishwa. Hano biragaragara yuko abantu bahatirijwe cyangwa batewe ishyaka bagira ngo baze kwiga ijambo ry'Imana, babashe kumvira Imana ku cyo ishaka, barabyanga, barabininira, barabyanga. Ariko icy'ingenzi cyari gihari ari ukwiga ijambo ry'Imana. Ngira ngo wowe uri mushyashya ku murongo wa Irera TV1 nkusaba gukora subscribe kugira ngo duhore dusangira buri biganiro buri munsi, dore ko buri munsi twiga Bibiliya. Ijambo ry'Imana ritwereka ko nyirizina kwiga ijambo ry'Imana ari intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. None abantu bamwe ntabwo babishaka, barimo kubitera umugongo, bamenyeshwa icyo bakagombye kuba biga ariko ntibabiha agaciro. Ariko wowe ushaka kugira ngo wubahe Imana, ugendere no mu murongo w'ibyo ishaka, gendera ku cyo yavuze, shaka buryo ki usobanukirwa icyo yavuze kugira ngo ucyubahirize ubisobanukiwe. Rero kwiga Bibiliya ni iby'agaciro kandi ni ingenzi, niho dubisanga no mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri mu mubumbe w'isi. Rero ntucikanywe, ahubwo ube maso, kanda subscribe, tubane buri munsi kuri Irera TV1 twiga Bibiliya, tureba icy'ingenzi dukwiye kubahiriza n'icyo tugomba kureka, tugendere mu murongo w'iby'Imana ishaka. Mwari kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, yego, muri kino kiganiro dushakira hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi turasanga ubwoko bw'Imana, God's people, intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.